niba bumva yuko banga abaturage b'abatutsi, yego, niba ngombwa aka kantu uzakantangiza ikiganiro, yego, bayobozi bo muri Kongo ngiye kubagira inama izahita iba umuti w'ibyo bibazo biri aho muri Kongo. yego, bayobozi bo muri Kongo barangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa Repubulika wa Kongo Felix Tshisekedi. Niba mwumva abaturage b'abatutsi bo muri Kongo nkuko mubita ngo n'abatutsi, mwumva mutazabana nabo, mwumva mubanga kuko byanyabyo, yego, ni muba uri uwo muyobozi uvuze yarashatse kuvuga, yego, biriya ni nko gutukana. Gutukana kumva ko wenda batazi amateka y'u Rwanda, ariko ntekereza ko benshi bayazi. yego, inkotanyi kera zitaraboza igihugu zafatwaga nk'inyeshyamba, nazo nyine zaje zitwa inyeshyamba. uri kumva? Yego, noneho rero bo baza baharanira uburenganzira bwabo, nabo bazizwaga uko bavutse, yego, bazizwa uko Imana yabaremye batahisemo. Baraza kubw'amahirwe, kubwo guhuza umutima, bararwana, igihugu baragifata. Bakimara kugifata rero immediately bahise bareka kwitwa inyeshyamba kuko bahise bafata igihugu. Yego, sibyo? N'ubu ngubu M23 iramutse irwanye igahita igenda igafata Kinshasa, igakaba perezidansi ya Kinshasa, igafata ibirindiro byose, igafata igisirikare. Already ntabwo yabikitwa inyeshyamba. Special TV show. Yes, reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunzi ba Special TV show, aho muri bose turabifuriza amahoro y'Imana. Jewe nitwa Akarabo k'Imana, muri kubona ko turi kumwe nakwihangana Elisa Response cyangwa umukinnyi wa filime cyamamare, akaba ari nawe nyiri yicano nyiri umushinga. Naje iwawe mufatana ibirindiro, ariko naje bitwara. Yego, Imana ribaho umugisha mwebwe mwakoze subscribe, kandi n'abatarayikora mwikore kugira ngo iki kiganiro gitaza kubacika. Yes. Mbo rero Bepo, yego, tugiye kuganira ibintu bigiye bitandukanye. Ari no mpamvu nsaba abantu badukurikiye kuza gukora share. Yego. Abantu benshi bari banyotewe no kumva turimo turasesengura amakuru arimo aracaracara hano mu Rwanda, mu gihugu imbere, mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo byose nibyo abantu bagiye kumviramo hano. Gusa turaza gusesengura. Twatereka phone hasi. Nta kibazo. Dukomeze ibintu bigende fresh. Kanitereke aha. Gutyo nibyo byiza se. Uniyaza kugwa. Oye, shirika muri zarambe. Ariko rero nawe kuri umusitari bipfira he. Ibiba bihagije na. Humura nta kiba. Yego. Ni nta ntuze kuyikoma yo gusa. Twagiye none fire. Ubwo rero hari amakuru amaze dore nta kiba, dore nta kiba. Yariguye. Ariko nta ri none. Nta ri gutyo. Gutyo nta kibazo. Abantu bamaze igihe babona amakuru. Cyangwa reka nayishyire hara nta ri ntacyo twaye. Reka nishyiranga. Yego, hanga nta. Uzise? Reka mwere. Bayerekera ahantu ntacyo. Reka da. Phone mpamvu ndetse kugira ngo aba diaspora bataza kumbura rega. Telefone yanjye yihorere. Okay, ntari. Nta kitwaye. Iyi tugomba kuyifata tukayumva kuko irahenze. Yego. Telefone imeze neza. Iri mu bwoko bwa iPhone. Nayibonye. Ayibonye. Uri kumva se? Yego. Mbo reka tutangire rero ikiganiro. Abantu benshi bamaze igihe bibaza ngo Karabo na Response cyangwa se Karabo aravuga iki ku makuru arimo aravugwa hirya no hino mu karere? Wewe warayabonye amakuru? Amakuru njye nabonye nayo yuko M23 yafashe Goma, hakaba ari n'akandi gace iri kwerekezamo. Yego. Yego, ijya iri niba maze gufata kandi ibanje gufata Bukavu, ni Bukavu. Yabanje gufata yabanje gufata Goma. Yego. Ubu ngubu iri kwerekeza. Uravuga ko yabanje gufata mbere se? Yego. Uya mbere yabanje gufata ahantu hirya za Rucuro, irongera iragaruka ifata Masisi, irakomeza iramanuka ifata aho bita za Kanyamahoro, iramanuka igera aho bita za Kilimanyoka, barakomeza baraza paka na Goma. Ahantu ngo hari ingabo abasirikare babika n'ibintu by'ibitwaro bya danje. Nk'ibisasu. Yego. Ngo abasirikare ngo barakubiswe, urikumva? Bamaze gukubitwa. Tabirukira mu Rwanda tayari. Mbo noneho abacancuro ngo bari bazanye, twe none tumenyereye ko abacancuro sibyo, wenda bashaka bambaye sinzi ko nabambaye ko nagiye ngo nanjye mu gihe ngo nanjye nambaye nkabo. Abacancuro ngira ngo babambaye sinakurikiye neza, bameze nk'abasivile n'ubundi babambaye imyenda yabo ngira ngo yabigenewe, imyenda yabo yabugenewe, ariko ni nk'abasivile n'ubundi bo mu gihugu ngo niba ari ingabo za Sadek. We ntabwo bari nk'abasivile,
oya abacancura bari abasirikare bo mu kindi gihugu bara n'abasivi bakuburi mu bikimwa ntabwo bari twese tumenyereye ko abacancura ari abo muri filime noneho perezida Felix Tshisekedi kunakina komedi Tshisekedi uri hariya abaragiye gukodeshereza abacancura yakina komedi nyine none aho ngaho uzi impamvu nari bukwemerere kuriya kano kanje nakibagiye kandi mwaka nakabakurambere bampaye buriya mbe imeze nabi komedi yego komedi zikinwa na ba Karabutoni Kibonke n'abandi bose ariko umuntu nkuriya nyine ntabwo bavuga ko akina komedi ariko nawe sibyo hayi bafashe ingabo z'igihugu umbe ko zisuzuguye ibaze ko abacancura amafaranga bahembwaga Akarabo k'Imana yari menshi cyane kurusha ay'abasirikare b'igihugu bahembwa oya birumvikana kubera impamvu reka nkubwire impamvu ari komedi ari utamenya n'ibyo ibaze gushaka abacancuro bazi barwanye n'ubundi baturage bawe kuko abaturage bari mu 23 cyangwa igisirikare cyangwa inyeshyamba za 23 ikumva nicyo muri Kongo n'abaturage ba Kongo ikintu tutari bwemeranye rero ntabwo cyumva ni iki se ntabwo ni bwemeranye nawe ukuntu uvuga ngo Tshisekedi ibyo akora ni komedi ntabwo turi bwemeranye uzi impamvu Tshisekedi ibyo akora arabizi sibyo yego kuko biriya bintu birimo birabera hariya muri Kongo yego ntabwo ari ibintu bije ejo bundi yego ni ibintu byahereye muri 2012 2012 ndetse ne 2023 mundi yigeze gufata Goma n'ubwo kabiri fata Goma ubundi no kuvuga ngo M23 yego abantu batanabizi yavutse cyangwa se yabayeho muri 2012 yego ihita ijya mu mutwe witwaga itishinga ikitwa umutwe yego witwaga nimba ari NDP noneho rero uwo mutwe watangijwe n'abasirikare 300 yego bigumuye mu gisirikare cya FARDC yego ushobora kumbaza uti wenda bigumuyemo kubera iki ruwango bari abasirikare ba FARDC ko biranazwe ko uwo bita General Makenga ari no kuri ingabo za 23 yakoranye n'igisirikare cya FARDC n'ubundi nukuvuga ngo bariya bose hafi ya bose bari muri M23 bavuze muri FARDC yego none ariko ngo kubera ko muri icyo gisirikare habagamo ikitwa ironda bwoko cyangwa amoko nyine ibaze noneho ukaba uri kumwe n'umusirikare mu gisirikare kimwe yego noneho mugatangira kwironda bamwe bakironda urumva ikibazo nuvuga ngo iyo haza kuba wenda igihugu kiza gutera Kongo yego bari abasirikare bo mu bwoko bw'abatutsi nkuko muri Kongo hakibi by'amoko yego nabo mu bwoko bwa bandi nashaka gusubiramo yego iyo baza kugenda ngo bagiye kurwanya icyo gihugu byanga bikunda bari gutsindwa kuko ntabwo bari bahuje umutima yego sibyo nuvuga ngo rero M23 yahise ivuka muri ubwo buryo ivuka itangije propaganda cyangwa se impinduramatwara kugira ngo nabo baharanire uburenganzira bwabo nk'abantu nyine ubundi M23 wabona ngo byinshi byahereye kuri bari abantu basize bakoze bahekuye u Rwanda bagiye guhungira muri Kongo n'ubundi buriya twavuga ko ariko byatangiye se nibwo byatangiye kuko urumva nawe uramutse uhunze sibyo ukajya kurema ahantu umutwe umuntu wenda ugasanga umuntu nyine wasize wenda hekuye igihugu cy'abaje yaraje guhiga cyangwa se ahiga ubwoko bw'iwanyu akahasanga n'undi abaturage bagiye bahungira kuko urumva niba ahantu ngo niba hari akara gace harya babamo ni murenge ni hehe kariya gace babamo yego kariya gace babamo ni abakongo bari abanyarwanda baravuga ikinyarwanda baba mu duce twinshi ariko cyane cyane turi mu burasirazuba bwa Kongo yego za Rucuro za Masisi kuza ukagera hano za Goma yego urumva rero aho hantu n'ubundi bari abasize bahekuye u Rwanda ukumva cyangwa se harya bahi FDLR baragiye bari mu mutwe noneho ngo igisirikare cya leta cyo ni kibishyira imbaraga mu kurwanya abo bantu bari kugenda bica abaturage bene abo n'undi bakongomani aho ushobora kwibaza yego hari ibintu birimo biranshanga ariko ngira ngo abasesenguzi badukurikiye baze kudufasha ariko babahanga cyane cyane mu bya politiki yego ndimo ndibaza ngo ko Kongo ishinzwe u Rwanda kuba rurimo rurakorana na M23 yego sibyo yego reka tubyumve none se okay reka ibyo duse nkaho tutabyemera ariko reka noneho tube tubyemeyeho gato sibyo kuko kandi n'ubundi Kongo reka tubyemere uretse gato reka tubyemere
ubundi reka turebe ngo uwasoje bino bintu byo kugira ngo bamwe bafashe inyeshyamba n'abandi bafashe inyeshyamba ni bande. Kongo niyo yatangiye ifasha FDLR. Sibyo? U Rwanda ndetse ruranayirega bitunga agatoki ruvuga Rwanda rwayireze mbere yego yuko na M23 ivuka. Yego. Rwareze Kongo mbere. Yego. U Rwanda rukavuga ruti ariko murimo murafasha abantu bahiga u Rwanda bakabereka kandi murabizi ko abantu mudukurikiye genocide yamaje kwandikwa mu murage w'isi nyine ko yabaye yaremwe mu mateka nyine barayanditse cyangwa se ku isi. Abana baniga mu mashuri kuko no genocide yabaye ni ya gatatu ku isi yose. Haba habaye genocide y'Abayahudi. Ni nebyiri nako nebyiri. Ni y'Abayahudi yakozwe na Hitler. Akaza niyo mu Rwanda. Ubwo reka dukomeze. Ukibaza Kongo mwebwe abakongomani cyane dibwirira abayobozi bo muri Kongo. Munyumve neza rwose ngene ntabwo cyo Rwanda abayobozi nibo dibwirira abayobozi bo muri Kongo. Ko murimo murashinze u Rwanda ngo rufasha M23 iharanira uburenganzira bw'abantu bose muri rusange itarobanuye ku butoni. Mwebwe nk'abayobozi bo muri Kongo mukaba mufasha FDLR itemewe ku rwego rw'isi kubera ko yasize ihekuye abantu hano mu Rwanda iri no guhigwa. Mwebwe mukamwifasha mukayihereza inkunga mukayiha buri kimwe cyose ndetse na bamwe mu bagize FDLR mukabahereza ubuyobozi hariya iwanyu muri Kongo. Ibyo ngibyo mwebwe mukora ubwo u Rwanda rubareze mwebwe. Mwebwe n'u Rwanda abatsinda ni bande abatsindwa ni bande namwe mwisubize. Mwebwe murashyigikira imitwe yahekuye igihugu. Abandi bo bari gushyigikira imitwe reka tubifate cyo kwari gushyigikira imitwe. Ariko nitubihamye nitubyemeje ariko noneho reka tureze nabyo niba abantu bo bahagurutse bakavuga bati twe turimo turaharanira uburenganzira bwacu. Abantu bari nk'abanyekongo abantu baratuziza uko dusa barashaka kugira ngo batwimure mu gihugu cyacu kuri gakondo. Ushobora kwibaza ngo wowe ubimura urinde kuvuga ngo uri nyir'ubutaka wabubonye ubukuye. Rero igihari ni iki? Igihari ni ibintu abantu benshi babasesenguze mu bya politike bagiye bavuga. Habeho ibiganiro jewe ndagira inama reka tumwubahe mu byubahiro bye nyakubahwa Tshisekedi Felix. Reka mugira inama jya mu biganiro na M23 kuko iriya ntambara uyu munsi ni y'amahanga yashyigikira umuntu witwa Tshisekedi. Intambara cyangwa se ibintu byo gufata uduce M23 yatangiye ikabireka sibyo? Gahunda yo gufata uduce reka tubivuge mu buryo bugororotse neza ikabireka n'ubundi zongera isubukure Tshisekedi nava kandi ntekeza ko M23 n'ubwo yagizeho nta nubwo yatinya umwanya igezeho cyangwa urwego igezeho hano ubwo ubita Jenerali Makenga atinyuka gusubira inyuma waka kanya ariko nabishyira mu gaciro sibyo? Unasesengura cyangwa unatekereza sibyo? Ari nkawe umusirikare wo Kongo wenda wararwana avuga ati ngende gukorera amafaranga sibyo? Umucancura akaza nawe ndi gukorera amafaranga ariko M23 yo iraza ivuga ati twe turi kurwana uburenganzira bw'abene igihugu ndetse n'abanyagihugu muri rusange n'inyungu z'igihugu. Reka mubwire kuri yari ibintu byinshi ngemba ntumva wenda abantu baraza kugira dusangire ijambo ariko twirinde kuza gutukana kuko hano jewe nta ruhande mbogamiye ndimo kuko ari abarwana nabako impande zombi zirwanye sinabanyarwanda n'igihugu bose abanyarwanda je ndimo ndavuga nta ruhande mbogamiye sibyo? Reka tuvugishe ukuri. Kongo nk'amafaranga irimo irashobora mu kuzana abacanshuro baje gukora iki? Baje kurwanya abandi ubundi mu bigara baje kurwanya bene wabo baje kurwanya abakongomani. Iyo ntambara rero ntabwo wayitsinda ngo ntabwo wayirwana ngo izayitsinde. Reka ibyo bya Kongo tubiveho ntabwo twabivaho wenda ni ikibazo cyangayikishije isi aho abantu bazira uko baremwe bagatotezwa bakirukanwa bakajya mu nkambi birukanwe na bene wabo. Reka nanone tugaruke ku muntu bita sibyo? Umuntu bita uriya Ramaphosa ibyo muri Afurika y'Epfo sinshaka reka nk'uyu impamvu ntabwo nshaka kuza kubijyamo ntabwo kubijyamo ariko reka tukubwire impamvu nanjye mbikuze. Ni gute umuyobozi sibyo? Kuko n'abayobozi nabo bariyenza sibyo? Umuyobozi yifata akabwira umuyobozi wundi w'igihugu sibyo mugenzi we ngo abasirikare bawe ni inyeshyamba. Iryo ni ijambo ryavuzwe ndetse rinarakaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda riranamubabaza muri sanye kuko yaranamusubije aravuga ati mwebwe twe tuzabasubiza uko muzaza sibyo?
twe tuzabasubiza ni mu bishaka kubizana mu bintu by'ubwumvikane. inyeshyamba uriya uri uwo muyobozi uvuze yarashatse kuvuga yego biriya ni nko gutukana. ni ugutukana kumva ko wenda batazi amateka y'u Rwanda ariko ntekereza ko benshi bayazi. yego inkotanyi kera zitaraboza igihugu zafatwaga nk'inyeshyamba, nazo nyine zaje zitwa inyeshyamba. uri kumva? yego noneho rero bo baza baharanira uburenganzira bwabo, nabo bazizwaga uko bavutse. yego bazizwa uko Imana yabaremye batahisemo. baraza kubw'amahirwe kubwo guhuza umutima bararwana igihugu baragifata. bakimara kugifata rero immediately bahise bareka kwitwa inyeshyamba kuko bahise bafata igihugu. yego sibyo? n'ubu ngubu M23 iramutse irwanye igahita igenda igafata Kinshasa, igakaba perezidansi ya Kinshasa, igafata ibirindiro byose, igafata igisirikare. Already ntabwo yabikitwa inyeshyamba. Rero iyo umuyobozi nk'uriya uza akavuga akabwira umuperezida w'igihugu ampulisi noneho wiyubashye ku rwego rw'isi nka perezida uretse ngo hari application yaje barayibajije ngo se nawe ukakanje wayibaza ni nshyashya iri gutrendinga abantu bari kuyikoresha bayibaza ibibazo igahita igusubiza ntabwo irindi niyo muri Amerika. Genial ngo ni inyeshyamba iki kirumva nyine nawe uburyo bisobanuyemo koko bisobanuye abantu nkuko byumvikana. ni ukuvuga ngo inyeshyamba oya erega abantu ntibakumva izindi nyeshyamba ngo inyeshyamba wenda Ramaphosa yarabibwiye perezida w'u Rwanda ameze nk'aho ashaka kugira ngo amucokoze nyine yumve ko amututse amukoze mu bwonko. ariko kubinyeshyamba hari ijambo umuntu akubwira nyine ukumva ko nta cyubahiro biririmo ndetse no kugerageza kubahuka. inyeshyamba ariko ibyo tunabyihorera gusa ntabwo afata igihugu ngaho niba ari umugabo Ramaphosa iryo jambo ryandikire Donald Trump ubwati igisirikare cyawe n'inyeshyamba. sibyo wenda twe mu Rwanda yenda babonye twitonda perezida mugane uvuga ati ngewe twebwe ntabwo ari ngo no kwitonda. yego ahubwo buriya perezida wacu yego azi icyo bita diplomasi. yego ubwo iyo tuvuze diplomasi ari na benshi bumva iryo jambo diplomasi ntibarisobanukirwe. ni ububanyi n'ibihugu cyangwa se imibanire n'ibihugu. yego perezida rero azi imibanire n'ibihugu. ntabwo we yapfa guhubuka nk'abantu bo batazi politiki. erega Ramaphosa bagiye ejo bundi. Ramaphosa agiye ejo bundi, aba ntuza ba Tshisekedi bagiye ejo bundi. bano ugiye kureba no muri politike ntabwo barakomera. niyo mpamvu jewe niyo ndimo ndasesenguriza inkuru nirinda kubwira kuri application. komeza. yego application ni narebaje Afrika ibaye leta zunze ubumwe za Afrika. United States of Africa nyine. Ndikumva ninde mu president ushobora kuba yayifasha rwumva mu kugira ngo ibe igihugu cy'igihanganje cyangwa nyine kuko urumva yitwa igihugu nyine cy'igihanganje nyine ushobora kuba yayobora kugira nyine ikubashe gukomera mu by'ubukungu n'umutekano. Siku ni application yasubije yakubaha perezida Paul Kagame. oya yego iyo application yitwa ngo iki? bayita ngukira kanze nyukurebe ariko ni nako bimeze. Oya yihorere reka tubanze dukore. Oya ubwo nibyo uraza iyo application ubwo nibyo reka nyikurebere kugira ngo duce impaka tunebere abantu. telefone turimo turayikoresha. oya bareke ntari bibareke nayo bigikora n'ubundi. yego kanze nkwereke iyo application duce impaka sibyo? duce impaka idownloadinga kuri App Store. yego kandi umuntu nzo yikoresha nayo ikamusubiza gutyo. iyo application yari guca ibintu irazwi. yitwa ngo iki? kanze nyirebe ndatanyibuka nta nuko nyine. reka dukomeze ikiganiro. tujye dukomeza ndaje ndebe. urumva rero kutinyuka nyine ugafata umuperezida mugenzi wawe ukamwita ndetse kimwe nuko abantu uzana ba minisitiri muri Afrika y'Epfo ntabwo bari kubijyaho umujyi umwe ko nyine ibintu Ramaphosa yavuze byaba ari byo cyangwa abasirikare ba Ramaphosa cyangwa ba Afrika y'Epfo n'abasirikare ntabwo barimo kubyumva kimwe na Ramaphosa. kuko impamvu ntabwo bafite abasirikare bawe mujye kubashyingura muri Kongo. uri kumva ni nko kubashyingura. erega reka mbabwire tuva no kuri biriya bya Ramaphosa. yego Ramaphosa biriya byo yarashatse ibintu byo gukengura byo. ejo bundi baza ngira ngo iki kiganiro sinzi igihe uri bukirekurire ariko hari inama ubwo twavuga kuko ntiraba ubwo tukoze ikiganiro itaraba ya application ugaragaza GPT utuvugana shaka tuganire rwandikire urubuga bari guhita
barwita chat GPT uno bita GPT warikoresheje yanga kubaza ikibazo wenda aka video nshobora kuzagashyira mu kiganiro abantu bagakabona koko sibona ari kwandika yazanga mu nkurikire mwitonze turebere hamwe icyo ahangaha avuga gusubiza yego nabashije ngo ese Afurika ibaye yose yiyunze aba igihugu kimwe ninde wayobora iki gihugu ngo tugere ku mbaraga za danje uri kubyumva itangaza rero mwitonze ntabwo GPT iry'indimi yavuze ko yitwa GPT yego bayita chat GPT abone ngira ngo ahangaha birasobanutse hasi handitse ngo iki Afurika ibaye yihuje kugira ngo ibe igitanga ubundi kitari kubisobanura n'ijambo itavugirwamo umuntu wayobora nguwo nyakubahwa perezida Paul Kagame bisobanuke hasi okay nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yego niyo umuntu ushobora kuyibona ugafata umuntu nk'uyu nguyu sibyo uzwi n'izi mbuga n'abazungu bazi neza ko uyu muntu ashobora kuba iki umuntu w'igihangange ku isi abayoboye leta zunze ubumwe za Afurika ndetse n'igihugu cy'u Rwanda aka kanya ni igihugu kitakivugirwamo ko gifite igisirikare gikomeye kugira ngo nawe urabizi ndabizi wenda sinyivugira kuko nakivutsemo ariko ndabizi ndabihamye neza ko mu Rwanda nicyo gihugu ndetse nshobora no kwigira cyane muri Afurika gifite igisirikare gikomeye u Rwanda ndetse kuko kugira ubyemereye sibyo ntajye ubwanjye ndi umusirikare kandi ndi umusivili kugira ngo urabyumva neza twese twavukanye amaraso yo gukunda igihugu bitewe n'amateka twe tuzi igihugu cyacu cyagiye kinyuramo kiyo udakeneye kongera gusubiramo niyo mpamvu buri wese agomba gucunga umutekano agacunga n'uwo mugenzi we cyane sasa ibyo bintu uvuga ni ukuri yego ibyo bintu uvuga ni ukuri buri muntu wese akwiriye kuba patriotisme yego ari nayo nama nahereza abakongomani badukurikiye yego ariko nanone hari n'abakongomani ndi bushimire yego reka manze nshimira abakongomani bamwe na bamwe nayo ndashimira abakongomani batigeze bivanga muri bino bintu yego bya M23 cyangwa se muri iyi nkubiri ya M23 na FARDC yego kuko ibi bintu M23 ivuga ni ibintu bigaragarira buri muntu wari wese uzi ubwenge yego ntabwo M23 irwana ishaka kuyobora igihugu yego ntabwo M23 ishaka gutwara amabuye y'agaciro nk'uko benshi babivuga M23 irimo irwanira uburenganzira bwabo nk'abaturage b'abanyekongo bari ku ntego yo kubohora igihugu urumva yego no reka nkubwire ikintu oya ibyo birazi umva nkubwire ikintu kimwe ibyo kuvuga ngo kubohora igihugu yego reka nabyo wenda tubyumve ku ruhande rumwe yego ariko uyu munsi nyakubahwa Felix Tshisekedi aramutse yemeye kujya mu biganiro na M23 nabo barabimusaba ariko kumva M23 ntabwo bashaka ubuyobozi barana abantu Imana yagiriye neza aho bajya hose ku isi bashobora kubatora bakayobora yego icyo bashaka mubahe uburenganzira bwabo babe mu gihugu batikanga abe mu gihugu atijena ariko uzi kuba umuntu reka mubwire yego biranababaje M23 bariya abasirikare nako bariya abaturage b'abatutsi nko muri Kongo bakigendera ku by'amoko reka tubivuge gutyo n'abantu beza pe bafite uburanga ariko birababaza kuba abantu igihugu cyahaguruka kikanga abantu abaturage bacu ngo ntabwo ari abantu bakwiye kugira ijambo ngo n'abantu bakwiye guhora basabiriza bakwiye guhora birukanka mu nkambi kandi ari nabeza ahubwo kurusha n'ababirukanze reka tubivuge guri reka mbivuge ibintu ntuze kubikatamo hari nabyo kubikata sibyo ndavuga ntabwo mvuze ko bari beza mu buryo wenda bw'iki n'iki umutima mwiza ndavuga mu physical appearance n'umutima rega n'umugaragara inyuma reka mvuge no mu bigaragara inyuma jewe abasirikare ba M23 n'abaturage babo ni beza none haba birukanza rero bakeneye kubanza kwitekerezaho bakibaza aba bantu turimo turatesha umutwe Imana yaremanye uburanga aba bantu bafite igikundi ubundi se bari abantu byo byonyine kuba bavuga ngo nabanyekongo ni ishema kuri Kongo ni beza
kuba bavuga ngo mwese reka mbabwire murashaka gusigana mwenyine ubwo ndimo ndibariza bariya abanyekongo bo hejuru uruguru iri ni ikibazo bariya abaturage b'abatutsi bo muri Kongo bo bonyine ubwabo baburandinze Kongo niyo brandi mu yagiye hano ku isi akavuga ati amukongore genda umukongomani genda umukongomani je kongore abantu barishima baravuga ati ya Kongo burya ifite abantu beza nakuzesha yewe data we buriya rero bariya abayobozi ba muri Kongo bitekerezaho bashyira ibintu mu murongo kandi koko babe twe tuza kugira abantu bakuze inama nabo ubwo baraza kureba igikenewe kuko ibiganiro byakozwe ni byinshi njye naraye mbonye hari abasirikare nitegereje bari mu gisirikare cya FARDC ndebye mbona mbarusha nanjye ubushapu hari ahantu nababonye noro bari dore bagiraga gutya noro bari kuri mucaka ubona bigira gutya ubundi umusirikare kashabuka kagera gutya ukabona yuko karameze no kubana umusirikare rabana no kubana utubona ko umusirikare uzikosa byabayemo se Kongo cya gisirikare cya Kongo rikamabire n'ukuntu cyubatse kuko nge narakibonye bariya abasirikare mwabonye ba FARDC benshi bagiye bafatwa abandi bakamanika amaboko ntabwo bariya abasirikare ari abanyabo bariya ni abantu batraininze bashobora kuba bataranatraininzwe amezi 5 bariya ni abasivile n'urubyiruko n'urubyiruko n'abasivile piwa n'abasivile buzuye urumva ahubwo abasirikare banyabo buriya ngo ngo ni imbaraga bafashwe ziri inyuma bahishe bafashwe ni wazalendo ni ngabo za wazalendo oya ari harimo n'abasirikare ba FARDC yego ahubwo ukabona ko ni abasivile noneho rero ndagira ngo ngewe nsabe cyane abayobozi ba hano mu Rwanda yego bari abasirikare benshi bagiye bafatwa babiteho yego ariko bazagire bana basubiza iwabo binabaye byiza banagenda bambaye civile kubera ko abasirikare banyabo baracyari muri Kongo ba FARDC buriya Kongo uzi ko Kongo ifite itegeko rivuga ngo umusirikare wese utsinzwe ku rugamba aramanikwa byo nurabizi ako nene yavuze ngo abasirikare banyabo baracyari muri Kongo ubundi numvise ko bose ngo ntabwo nta gisirikare baza benshi waje umwana nawe uzabandira ari amafoto sibyo uzandira ari amafoto yabo ko nabahagaze no kuno bameze umbwire nese umwe n'umusirikare ohe uwo nk'uyu ni taza gupininga amafoto yabo oya icyo navuga cyo kimwe abasirikare yakamwana ni wavuze ngo umusirikare ngo ujya ku rugamba ngo yambaye bodaboda oya bibaho se ntibibaho nyine ntabwo bibaho kandi rero iyo nagiraho inama kuko regana abaturage ba Kongo barabizi ko M23 nta kibazo cyayo kuko n'ahantu yafashe bari babanye neza ari Igoma nta ribi nta nyine ibintu byasubiye ku murongo ngewe gusa nkatekereza ngo wo bita Tshisekedi ashobora kuba afite umugambi utari mwiza ndetse n'ikindi kintu gihari ejo tariki 20 ejo hari zingahe ejo sinibuka neza ejo hari tariki ejo hari uyu munsi turesha ejo kuri 5 ubwo ni kurenge Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyutse zitanga itangazo sibyo buri muturage wese wa Amerika aherereye hose muri Kongo niyite ngo mfite imitungo mfite ibiki n'ibiki apakira ibintu bimworoheye sibyo urabizi ko Amerika ibona amakuru mbere iryo tangazo nyine naribonye oya Amerika uretse gato apakire kumva ikintu kimworoheye cyose agere ku kibuga cy'indege yambuka atahasubira iwabo uri kumva Amerika urabizi niyo gihugu cya mbere kimenya amakuru y'ibintu biri kugenda bibera ku isi cyangwa ku mugabane wa Afurika muri rusange cyangwa no ku yindi migabane ukibaza ngo nyuma y'umuturage ndetse n'abakozi babo muri Kongo bari kwibaza se kubera iki ba boss bari gupakira buki gitaraganya amazu badusigira ngo mbe mugumya muri amazu n'iki n'ibiki bintu n'ibyo ngo tuzagaruka nyine urumva ko byabacanze abari Kinshasa cyane cyane ndi kuvuga urumva rero ashobora kuba hagiye kuba ikintu gikomeye cyane kuko nyuma ya Goma M23 n'akandi gace ejo bundi tariki 2 yafashe dukumva rero nje icyo navuga kakanya
ni ugutuza cyangwa tukareba iby'Imana izakora cyangwa Imana izatunga inkoni ngo muyobore. oya mu bihari reka nkubwire ngewe ngiye kugira inama abakongomani, Yego. cyane cyane ubwo nivuga abakongomani simvuze umuturage w'umukongomani, Yego. kuko buriya abaturage b'abakongomani Nta kintu bakora. ntabwo bo bigeze bijandika muri bino bintu. Ndanabashimira cyane abaturage b'abakongomani abenshi. Akwamba bariye mwana. oya Abatwitse uretse gato tonde abatwitse ambasade y'u Rwanda bakajya kuri ambasade y'Amerika bagatwika n'abanyarwanda. oya barimo bakoze amakosa benshi, ntabwo ari benshi cyane. oya ntabwo wajeneraliza ngo uvuge ngo ni benshi. Hako video nazo wabonye? Narazibonye. Imihanda bari bayibanye. Narabibonye batwika babikoreye n'amapine. Yego. Bariya ntabwo ari benshi ukurikije abaturage Kongo ifite. Kuko ngira ngo sinzi niba babonye iminsi bari gukora. Hari umusirikare mu mwaka ushize berutse kuriza indege nako mu mukinnyi w'umupira azira gukora kiriya kimenyetso kiri mu kizi kimeze gute. ntabwo nyine kugikora hano gusa ndereka nyikore nyereka abanyarwanda kuko niyo cyo abakomani bari gukoresha cya kimenyetso cya gutya ntabwo ngira ngo bikibona ku mbuga nkoranyambaga. Gishatse kuvuga iki? Gishatse kuvuga ko nyine ngo abaturage ba Kongo bafatiwe mbone nyine bari kwicwa tu ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda kimenyetso gishatse kuvuga bavuga nyakubahwa Perezida Paul Kagame. oya no kuvuga kandi ntabwo hari reka njyewe iyo baseburetse mwana kandi nkubwira iyo bari gusesereza cyangwa basereza umukuru w'igihugu cyacu nkatwe nk'abaturage biratubabaza kuko uzumve sibyo nta kuntu umubyeyi wawe umuntu yazanga muharabike ngakubwira nyine wumva ari ibintu uriya ni dadi dadi w'urubyiruko ni dadi w'abantu bose niwe utuyoboye. uyu harabika sininuza ndetse si umuyobozi gusa ni n'umubyeyi twari n'umubyeyi perezida. yego byongeye nka nyakubahwa Perezida Kagame ni ikosa. Yego. ariko nanone n'ubundi mu perezida uwo ari we wese ku isi ni ikosa udahangarwa gusa. Yego. abantu nyine bajye bamenya ukuntu batwara ibintu. So icyo ngiye kuvuga rero ni kimwe, uri kumva abakongomani cyane cyane abayobozi ngiye ngiye kubagira inama. yego niba bumva yuko banga abaturage b'abatutsi, yego niba ngombwa aka kantu uzakantangiza ikiganiro. yego bayobozi bo muri Kongo ngiye kubagira inama izahita iba umuti w'ibyo bibazo biri aho muri Kongo. yego bayobozi bo muri Kongo barangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika wa Kongo Felix Tshisekedi. niba mwumva abaturage b'abatutsi bo muri Kongo nkuko mubita ngo n'abatutsi, mwumva mutazabana nabo, mwumva mubanga kuko byanyabyo, yego ni mubarekere agace k'iburasirazuba bwa Kongo bakagira igihugu. Nanabonye ngo batangiye gushinga aba M23 batangiye gushyira abayobozi, wabibonye? yego rero Kongo niba mwumva mutabakunda kuko bari abantu kandi akaba ari abanyagihugu, namwe murabizi ko ari abanyagihugu, mubareke bafate igihugu, bafate n'ibendera, bashinga ibendera, bagira igihugu cyabo. urumva niba mwumva ko mutabishimiye ko ikindi hari abakongomani bashobora guhita bavuga ngo oya ngo bariya gusa, ariko si ikibazo buretse gato ubutaka bwose urumva buretse gato mukanya mbanze ibintu mvuga kuko bino bintu bijya kumera nka politike bisaba kubivuga witonze. hari abantu bangurikiye bahita bibaza bati se abaturage b'abakongomani bariya nako bavuga ikinyarwanda ko atari abanyarwanda. yego okay, reka noneho tujye mu mateka y'isi. ubundi muzi ikintu bita kuba umwenegihugu. ngiye kubabwira nka hano muri Afurika iyo umaze buri gihugu kigira wenda igihe cyihaye. hari igihugu ushobora kumaramo umwaka umwe bagahita baguha ubwenegihugu. hari igihugu ushobora kumaramo imyaka 2 bakaguha ubwenegihugu. iyo umuntu yamaze kubona icyo bita nationalite, ntabwo ujya kureba ngo iwabo ngo nibunaka ngo uramwirukanye gutyo. oya, wenda bashobora kuba bavuga bati bariya abatutsi baje ni abanyarwanda bahamaze, reka turebe ubundi bahamaze imyaka ingahe. ese mwemera nationalite, mwemera ubwenegihugu ko bufite agaciro? niba mwemera ko ubwenegihugu bufite agaciro, rero mwarangije kuyoba, kuko ntekereza yuko bariya abanyamurenge bariya b'imasisi za heza rucuro bahamaze imyaka irenga 50 irenga. icyo gihe rero icyo babivuze ni iki? baba barabaye abenegihugu. niba wenda ari cyo mwitwaza muvuga ngo si abakongomani ngo baturutse ngo mu Rwanda, sibyo? ubwenegihugu buremewe, natwe dufite abakongomani uyu munsi baje bahamara igihe hano mu Rwanda, habyarira abana. umva se
ubu ngubu leta y'u Rwanda yabahaye ubwenegihugu, yabahaye irangamuntu nyarwanda, ntabwo bemerewe kwirukanwa nk'abantu batari twabanje kubagira abanyarwanda. None se ibihugu byose ku isi